ko nkomeza gusenga ubudasiba nkagira ngo buraca nasubijwe mu gitondo nkasanga nkiri wa wundi ngirira ikigongo nyibuke. Aho akaririmbo ndagakunda ariko umuhanzi sinzi nyirayo pe cyangwa hari uburyo uririmbyemo budasanzwe. Nkomeza gusenga ubudasiba nkagira ngo buraca nasubijwe nisanga nkiri wa wundi ngirira ikigongo nyibuke nkuko wibutse hano. Okay, hari akandi karirimbo. Waje n'amaguru iminota 30 uje muri Rabagirana Festival cyari. Hanyuma se wayimenye ute wowe? Nyine nabonye ababyamamaza bagenda bamanika nyine ku mihanda ibyapa. Yego nawe tumva ntahageze sinzi. Hanyuma se iki giterane wowe n'ibandi bahanzi uzimo? Tonzi bose babireba. Eric uramuzi kandi ngo n'umwana y'Musanze. Isi yabyutse aca kuri Energy. Wayumvishe Energy? Umenya ko ari buze kuba ari hano? Kubera ko nkunda kuririmba mba nabishegeye. Turirimbiraho gato. Cyore. Ukunda kuririmba twumviyeho gato zamura umutaka ariko. Sugwa ni ngombwa. Ni ngombwa abantu bumve ko hari n'impano wasanga hano tubakwinda impano idasanzwe. Gato cyane. Suko ntiteguye. Oya se kurimba bisaba kwitegura. Wowe uratwumvisha akantu nta nubwo gasaba iminota myinshi nuko twumvisha gusa. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Wow, ariko mwabyumvise ko afite impano. Ufite impano idasanzwe gutya. Uririmba muri korali se? Ndirimba muri korali yitwa New Salvation. Niyo mu itorero rihe? Anglikani. Nawe usengana na mugenzi wawe Anita. Ukaba uri umuririmbyi ariko ubwo arayobora n'indirimbo. Uko numvise ufite impano nziza. Uranayobora? Ndayobora. Kuririmba nyine uyobora indirimbo. Babyumvishe n'urugero Gospel News TV twari kumwe n'abantu baturiye hano biteguye cyane kwakira Rabagirana Festival. Reka tumushimire cyane, urakoze cyane ku mwanya duhaye, sibyo? Kandi turizera ko muze kugira ibihe byiza. Niki witeze kuri uyu munsi? Niteze kureba abagenzi banjye b'abaririmbyi. Yego. Nkagira nyine impano mbakuraho. Ukagira icyo bakuraho. Yego. N'ubutumwa buze guturuka mu ndirimbo zabo nyine n'uburyo batwara public iri imbere yabo. Yego. Uburyo nyine bayishyushya kabisa. Ariko uzi kurimba courage. Yego murakoze. Turi hano ku kibuga cya Karwasa. Turi muri Rabagirana Festival. Mbere ko gitangira kino gitaramo cyangwa se giterane twasanze abantu basanzwe batuye hano. Utuye mu kahe kagari hano? Ngendeye mu kagari ka Karwasa. Aha nibwo bwa mbere agiye kubabira igiterane? Ni ubwa mbere kuko njye mpageze. Wageze vuba? Icyo giterane cya mbere witabiriye? Witeguye ute se? Cyase nagira uko mbivuga. Hari abahanzi batandukanye bari buririmbe, hari abuzimo? Nta n'umwe nzimo. Uvuze ukuri? Umuntu bita Theo Bosabira ntago muzi? Theo ndamuzi. Wese kuvugira inyuma waje ukavuga. Theo Bosabira uramuzi? Tonzi? Tonzi ntawe nzi. Tonzi ntago muzi? Waririmbye indirimbo yitwa Humura? Uramuzi? Hanyuma se hano hantu wari kuvuga ko uje wabimenye ute kugira ngo umenye ko hano ari bugiterane? Njye nabyutse mu gitondo mbona bahadekora. Uturi hano ku kibuga? Uri umukristo se? Usengera he? Nsengera muri Anglikani. Muri Anglikani? Noneho uvuye gusenga uvuga uti gahunda ni ku kibuga tu. Urabona se ari iki bakosora niba hari ibyo ubona bitaragenda neza? Ntacyo pe. Urabona byose ari sawa? Byose ni sawa. Ahubwo nuko twategereje amaso yaheze mu kirere. Reba kuri kamera.
mwategereje amaso yaheze mu kirere kandi umva ibyishimo byatwishe. harya bambwiye ngo witwa nde? Nitwa Anita none se kuri wowe wumva ikintu utegereje uyu munsi ari igiki muri no concert? Umunsi ni iki witeze? Ikintu niteze nuko niteze kureba abo bahanzi nyine bashimishije. Ntabwo nta bindi ni ibyo byonyine? Ni ibyo byonyine. Witeze kureba umuziki abahanzi nta bindi? N'ubutumwa barava mu ndirimbo bararirimba. Yego. Usanzwe uri umuririmbyi se? Oya wapi ndi umukristo. Uri umukristo bisanzwe ariko wikundira umuziki? Urakoze cyane Anita. Izo ntama zimiriye hirya no hino muzivuze n'umugeri wazo nazo zigira umutuzo ubwire ndababwira ugenda ubabwira ko Yesu ari we karuhura aho zamarira nta kimunanira kandi ategeye ugutwa bamutakire yemwe mureke kubacira yiteka kuko umugambi w'Uwiteka nuko baremera andi mateka bakazabana nawe iteka niwe byose muri bose kuko aho yageze hose akemura ibibazo byose. Haleluya. Mu rugendo nabonye byinshi, mu rugendo numvise byinshi, mu rugendo nabonye Imana itanga iciza ubuzima bukaza kugabiye ntawakwaka ubuzima bubonerwa muri yo yisunge yigane niyidahindurwa n'ibihe ndi umuhamya w'ibyo yakoze niyitanga amahoro y'umutima yatanze kenshi yangiza imbaraga zinkomeza. Mujyane iburyo 1 2 3 go ibumoso ibumoso yego turi kumwe ije none nivuga ngo shosho noneho nimurebe ubwinshi bwabo sibyo noneho dukora iki tuzamura amajwi yacu shosho wamata shosho atenda gutegereje shosho aha bagera n'indirimwe shosho ndagira ngo tuganire n'umwe mu bayobozi bari hano Beta Pence. Ndabanza twibwira ku mazina yanjye ndabanje ndabasuhuje cyane ndabahobeye komeze mugira amahoro y'Imana Imana ikomeze kubana namwe. Nitwa Pierre Imana ishimwe nshinzwe iyamamaza bikorwa muri Beta Pence. Beta Pence ni iki mu magambo make? Beta Pence ni uruganda rukora amarangi meza, amarangi ubwoko butandukanye. Dukora amabara ubwoko burenze 50. Rero twaje hano kugira ngo dushyigikire igitaramo rabagirana kugira ngo umuntu uri buze kugana stand ya Beta Pence ataharabagiranye, atahamenya uburyo mu rugo iwe hagomba kurabagirana, atahamenya uburyo mu rugo iwe hagomba gusa neza, aguze irangi ryiza rya Beta Pence, irangi rimufasha gusa neza mu rugo iwe kandi rigura amafaranga make. Urwo ruganda rero dukorera nani Musanze, niyo mpamvu twahaje kugira ngo abantu b'i Musanze babashe kubona no marangi yacu. Hari n'iduka ryacu biroroshye rero biroroshye ko bayabona. I Kigali yo bimeze bite? I Kigali ni ku ruganda niho turanguza products zitandukanye, mbese ni byinshi dukorera i Kigali ho. Ni naho hari stand nini nyinshi za Beta Pence, naho uruganda ruherereye, naho hari office nkuru ya Beta Pence, ariko twavuze ngo tugomba gutera inkunga ibitaramo kugira ngo tujyane mu ntara zigiye zitandukanye. Dukunda kubona ishyigikira ibitaramo bya gospel cyane, bisobanuye iki? Gushyigikira
nureba irangi ryacu rya Beta Paint abantu benshi bakunda kuyagura handitseho ngo Bops. Bops bisobanuza rumwe kuri Kristo. Niyo mpamvu dukunda gushyigikira gospel, tuba tugira ngo tuzane umwe kuri Kristo. Rero umuntu uri kugambirira kuzana umwe kuri Kristo n'abarenze umwe ugomba kumushyigikira kuko niyo ntego yacu ni Bops zana umwe kuri Kristo. Icyo gihe baba barenze umwe tuba tugomba kubatera inkunga, n'undi muntu wese ufite intego yo kuzana umuntu urenze umwe kuri Kristo tuzamushyigikira. Niyo mpamvu uyu munsi tubabonye muri Abagirana Festival, tubabona no mu bindi bikorwa ibitaramo bya gospel cyane. Wavuze ko amaranga ahendutse, niyo abahendutse cyane muri kino gihugu. Ahubwo amarangi ya Beta Paint guhenduka ufite ku ndobo imwe, kugura indobo imwe ikavamo indobo 3 kubera ko wayifunguye ni amarangi atubuka cyane, kandi akaba afite coverage ihagije. Coverage ni uburyo bwo gufata ku gikuta rigashininga rigasa neza cyane. Rero umuntu uguze irangi rya Beta Paint nta gihombo agira. Na umwihariko wayo niwo nguwo. Umwihariko wacu dufite coverage ihagije nziza, kandi irangi ryacu riratubuka rikagura n'amafaranga make, buri wese rero akabasha kuryisangamo. Urabona ko n'abaturage bafite amatsiko yo kubona Beta Paint, yo kumenya Beta Paint ni iki, ese Beta Paint tubona iri kugaragara hano bakora ibiki. Abaturage bishimiye kubona Beta Paint hano. Turaza kugaruka nyuma muri za tombora, turabizi ko gutanga tombora, tugiye kubaha ku mafaranga, tugiye kubaha ku masarubeti bajye basiga amarangi meza basa neza. Turaza kubaheza ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Urakoze cyane Peter. Murakoze cyane nawe. Haleluya! Ibiganza hejuru! Ibiganza hejuru! Hejuru, hejuru! Tugiye kuvuga ngo inyuma yawe hari ingabo. Hanyuma nishimye cyane kuba ndi imbere yanyu. Iby'agaciro, ufite umunezero mwinshi ntabwo mwabyumva. Yes, ni Urugero Gospel News TV, turi i Musanze aho twaje muri festival ya Arabagirana. Hanyuma turi kumwe n'umwe mu bantu bayitabiriye, atangiye twibwira amazina. Amazina yanjye ni Ngirinshuti Jean Paul. Yego. Ubwo ay'ubusitani ni Dani Alien Vibe. Alien Vibe. Dani Alien Vibe. Dani Alien Vibe. Yego. So, Dani wakiriye gute Arabagirana Festival bwa mbere hano i Musanze? Yanshimishije cyane bitewe ko mwazanye abahanzi badususurutsa mu ndirimbo za gospel. Yego. Okay, bitewe n'ibibazo umuntu agiye ahura nabyo, indirimbo zadufashije cyane umutima, umuntu arumva anezerewe cyane, ibyishimo byaturenze. Twabonye hari ubyina kandi rwose imbyino yawe yari sawa cyane. Ibyo byanshimishije cyane. Watsinze se? Byandenze, natsinze, n'ubu ngubu ndumva nyikeneye kubyina n'ukuri, ndumva nafashijwe. Ni iki cyakunejeje hano muri Arabagirana Festival? Okay, Theo hari akarimbo yaririmbye, imigambi y'abantu ntabwo ariyo y'Imana. Ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana. Nyine ubwo iryo jambo nyine ryamfashije no kuri riranshimisha bitewe na life nanyuzemo n'ibibazo nagiye nyuramo ncamo, ariko ubu Imana iri kugisubiza kuko imigambi y'abantu siyo y'Imana. Abantu bagucira icyanzu, bagucira icyobo, Imana ikagucira icyanzu. Ubwo urumva nyine byaturenze cyane, ibyo byanshimishije birenze. Hanyuma wahoze umbwira ngo ufite impano, bimeze bite? Impano y'umuziki ngenda ndayifite cyane. Uririmbiye njyana? Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatugeza ahatambikaho ku musozi w'igikundiro, aho abera bantegereje, aho niho njyewe nzicara nzaruhukira kwa Data mu ijuru. Abahanzi uzi muri gospel ni bande? Israel Mbonye, ndamukunda cyane. Musanze ntabwo muramwakira se? Na Gerardine. Musanze ntabwo muramwakira? Kubera nyine nkunze ko nari naragiye kwa sister atuye Bugande, ariko ndamukunda cyane. Indirimbo nkunda ya Israel Mbonye. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite, twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo, yatujyanye iminyago haradutahura,
uko twitegeraga ya migabane. Tuzafata urugendo rurerure, tuzuhira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo byishimwe ku rwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo byishimwe ku rwibutso Yesu ko yadutahuye. Arabizi? Muha amashi sasa. Arakandi karirimbo nkunda ariko umuhanzi ntabwo ndamumenya, uransobanurira. Yego. Ko nkomeza gusenga ubudasiba, nkagira ngo buracana asubijwe, mu gitondo nkasanga nkiri wa wundi, ngirira ikigongo nkebuke. Aho karirimbo ndagakunda ariko umuhanzi sinzi nyirayo pe. Cyangwa hari uburyo iririmbyemo budasanzwe. Nkomeza gusenga ubudasiba, nkagira ngo buracana asubijwe, nisanga nkiri wa wundi, ngirira ikigongo nkebuke. Nkuko wibutse hana. Okay, hari akandi karirimbo nkunda ka Tasiya. Karimbeho dusoze. Uwiteka Mana, Mana nyiringabo, Mana nyiribihe, Uwiteka Mana nyiribihe, igifite itangiriro kigira n'iherezo, nibutse aho wankuye ngarutse kugushima. Uwiteka Mana, Mana nyiribihe, Mana nyiringabo. Arakandi ka Kizito Mihigo none nako nkunda. Ni wowe maze amaso, ni wowe ndangamiye Nyagasani, undutira ukwezi undutira izuba, uri imbere ya byose, uri Mana nzima. Nyagasani banguka, ubohora imitima y'abayobye, turabizi ko ari wowe twagira Mana nzima. Kasoreze ku musaza President Paul Kagame. Okay, tubakunde nibo batubereye ibyiringiro, Paul Kagame, Jeannette Kagame, tuzabakunda tuzabatora umusaza yubahwe, umubyeyi wacu yubahwe. Okay, rest in peace umusaza, turagukunda cyane. Paul Kagame umubyeyi wacu. Okay, Jeannette Kagame, turabakunda ababyeyi bacu. Okay, ndasoje naribi. Haleluya. Izina ni Ingabire Josephine. Yego. Uri umuririmbyi? Ndi umuririmbyi muri korali. Muri korali ihe? Muri korali ihe? Y'abaramyi. Y'abaramyi. Muri irihe torero? Muri ADPR. Muri ADPR. Waje hano, niki cyakunejeje hano muri Rabagirana Festival? Ikintu cyanshimishije ni ibikorwa biri kubera hano, byiza byadushimishije. N'abahanzi tutabonaga live twababonye. Aho utabonaga live ni bande wiboneye amaso ku maso? Ba Theo. Theo ntabwo nari muzi. Theo ntabwo ari umuzi. Yego. Ubwo no kwishimira Rabagirana Festival yakuzaniye Theo. Abandi n'abandi benshi bafashe igikorwa kugera muri Musanze, ahantu dutuye, nabo twabishimiye. Yego. Abandi bahanzi bifuza kuzabona hano ubutaha Rabagirana Festival niza ni bande? Abahanzi. Yego. Wumva ushaka kubona amaso ku maso? Israel Mbonye ndamukunda. Yego. Ari Gahongayire. Yego. Abo niyo wifuza ko bazagaruka ubutaha na Rabagirana Festival? Yes, urakoze cyane. Hari ikindi watubwira cyangwa wabwira bateguye iki gikorwa? Nuko bashimira, batumye tugira ibirori mu murenge wacu. Yego, kandi twabyishimiye cyane kandi turabakunda. Urakoze cyane. Urakoze. You're
uwo mwana rero bari batangiye kuvuga ngo azatahira umwe nk'uw'ingwe, ariko ndashima Imana ko nyuma y'imyaka 6 dufite umwana umwe w'umuhungu, Imana yaduhaye undi mwana w'umukobwa. Biryo ni umutware wanjye yanyemerera uriya mwana, ndamusabye umutware wanjye uriya mwana tuzamwishyurira amashuri ye. Bibiliya iravuga ngo gutangana umugisha, sibyo? Uwo mwana tuzamufasha rwose. Ururi mwiza, imvugo yawe iyo ni nziza, ijwi ryawe naryo ni ryiza. Yesu we